Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV aho muri hose mu mpande enye z'isi turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Inkuru ibabaje cyane Gicumbi, umugore yabyaye umwana upfuye kubera ibura ry'umuganga ushinjwa guta akazi akajya gusambanya umurwaza. Mukomeze mudushyigikire mukanda na subscribe n'imana ibahe umugisha. Mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 20 Nzeri 2021 ahagana saa 2 mu murenge wa Muko mu karere ka Gicumbi mu kigo nderabuzima cyaho hamenyekanye amakuru y'umugore wabyaye umwana upfuye bivuga ko umuganga uri kumwitaho atabonetse kuko yari yararanye n'umukobwa. Mukarugira Specioza w'imyaka 45 yararwaje Mukanambara Theonire w'imyaka 30 wari utwite. Babuze umuganga warayizamu witwa Mutuyimana Ismaeli ngo abafashe umubyeyi abashe kubyara neza. Amakuru umuseke dukesha inkuru wamenye nuko uko kurangarana umubyeyi byaturutse kuko umuganga yari yararanye n'inda y'umurwaza basambanaga. Nyuma yo guhamagara umuyobozi w'ikigo nderabuzima titireri yaraje kurigenzura kuko asanga uwo muganga ari kumwe n'iyo ndaya mu cyumba kigenewe abaganga barayizamu kandi bitemewe. Umunyamakuru w'umuseke ukurikirana iyi nkuru yamenye ko uwo muganga uvugwa imyitwarire idahwitse yemeye ikosa ndetse yandika ibaruwa yo gusaba imbabazi. Hari amakuru kandi umwe mu bari mu murenge wa Muko yahaye umuseke avuga ko abo mu rwego rw'ubugenzacyaha kuri wa kabiri bari ku kigo nderabuzima bakurikirana iki kibazo. Twagirimana Alphonse, umugabo w'umugore wabyaye umwana upfuye, avuga ko umugore we yamwohereje kwa muganga ku gihe ndetse ku manwa ahura n'umuganga amubwira ko aza kubyara. Uwo yaratashye haza undi urara ijoro ngo yaje kubonana n'umugore utwite mu masaha ya saa 6 z'ijoro amubwira ko isuhi itarameneka asubira kuryama. Nyuma umugore yaje gutaka cyane umurwaza ngo ajya gukomangira uwo muganga, bamurembeje aza kwita ku mubyeyi wari kunda yabuze umwuka, niko kumubwira ngo asunike umwana nuko umugore agerageza umwana avuka yapfuye. Titirere nibwo yahise ajya kugenzura agendeye ku makuru umurwaza yatanze ko umuganga yabarangaranye kuko yari ari kumwe n'umukobwa urwaje undi muntu bararanye, niko kugenda amusanga mu cyumba aramukingirana. Uyu mugabo ati byagezeho umuganga akatubwira nabi ngo bamwitondeshe igihe nikiragera. Avuga ko abayobozi bamusabye kuvuga icyo yifuza kuko umuganga yemera ikosa ngo ababwira ko yifuza ko hakurikizwa iby'amategeko ateganya. Umuganga ukora kuri kiriya kigo nderabuzima yabwiye umuseke ko amakuru y'uko uwarayizamu yari kumwe n'umukobwa nawe yayumvisha ariko atahagararaho kuko atarahari. Titirere avuga ko yagenzuye ibyavugwaga n'abarwaza ko umuganga yarangaranye umubyeyi kubera umukobwa bararanye asanga arahari. Ati twagiye kureba dusanga arahari, ubwo n'umukobwa wararanye n'umuganga. Umukozi tugirana inyandiko bukiye tubimenyesha abayobozi badukuriye. Yakaremye Jean Paul avuga ko uriya mukozi ukekwaho biriya ari mu kigero cy'imyaka 28 n'imyaka 30 ndetse ko inzego zirimo RIB zageze ku kigo nderabuzima. Birababaje cyane, birababaje n'ukuri ntabwo byari bikwiye ko umuganga yarangara bigeze hariya kandi ari kwita ku mugore uri hafi kubyara. Birababaje cyane, twihanganishije uriya muryango. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.